Okay, ese le tariki 15 z'ukwa karindwi 2025 ese niki kigiye kuba kuri channel zacu? Yego mwabyumvise kenshi, benshi bamenye yuko YouTube yashyizeho itangazo cyangwa yashyizeho itegeko rishya igiye gushyirwa mu bikorwa kuri tariki 15 z'ukwa karindwi. Benshi na benshi muzi n'iryo tegeko kundusha, muzi n'iryo tangazo kundusha. Mwanjanikiye kuri WhatsApp yuko nabasobanura byinshi, ndababyira mu itonde na makuru mfite hagije, ariko ngiye kubyigaho nzakora video mbasobanurira amakuru yimbitse kubyo mwambajije byerekeye na YouTube itegeko cyangwa announcement yashyizeho nshyashya cyangwa instruction yashyizeho rizajya mu bikorwa tariki 15 z'ukwa karindwi 2025. Rero nazanye ibisubizo bya nyabyo kubyo mwambaje, nababwiye ko nzakora video mu gihe nzaza afite amakuru ya nyako nzayazana nkabasobanurira. Rero nzanye amakuru ya nyayo kubyo mwambajije kubizaba kuri tariki 15 z'ukwa karindwi, ariko mboneraho kwibutsa umuntu mushya kuri channel akande subscribe. Please nongere bisubiremo, ukande na like kugira ngo video ikomeze boosting, ukande na comment kwereka yuko wahageze, wenda gikomeze twimenyere byinshi. Tugiye kuvuga byinshi, ariko reka tumanze tumara amatsiko ku bantu bavuze ngo ese AI ngo niyo bazibandaho cyane. Ntago ariyo bazibandaho cyane, ahubwo nayo izaba irimo kuri iryo tegeko bagaragaje. Nongere misubiremo, icyambere ngiye kumanza mara amatsiko kubyo tugiye kuganiraho, nawe ni wisanga uri mu bantu bakora ibitandukanye n'iryo tegeko YouTube yari isanzwe ririho yaje kuvugurura, uzahura n'ibyo bihano. Yego byatangiye tubona YouTube channel zacu zisibwa, tugira ngo ni ibintu bisanzwe, tujyana za update zisanzwe aho views zibaho YouTube ikazigarura. Benshi na benshi batanya kubasiba channel na video ziri bagira ngo bazongera ngo bagarure channel zabo, monetize bazibakuraho. Kenshi na kesha abantu baravuga bino bintu ni biki YouTube yakoze, ariko muri iyi minsi YouTube nambabazi ifite cyane ku bantu bakora ibinyuranyije na policy ya YouTube community deadline YPPP. Nyibisanzwe rero ngiye gusonora byinshi. Icyambere ugomba kumenya ku muntu ukora video zidafite icyo bita umwihariko, zidafite icyo bita unique, zidafite ubusonoro bwa nyabwo, agiye guhura n'ingaruka mbi: kubura channel ze bakayisiba, kubura kuba yaba monetize, kubura yakora amafaranga anakoresha na AI iremewe gukora amafaranga, ariko ngiye gusanura uburyo itemewe. Niyo mpamvu musabye uze kora video kugira ku musozo urasobanukirwa byinshi. Ariko reka mbibutse niba uri mushya usanzwe udukurikira ushaka kumenya byinshi uko wakora amafaranga online nta gishoro, uko wakora amafaranga kuri social media zawe, ushaka kumenya ubumenyi bwimbitse ko wazikoresha, uko wakoresha izo mbuga zawe uzi kuzikoresha uzibyaza umusaruro, nakoze WhatsApp channel izagera bereka uko wamenya gukoresha izo mbuga, uko waba ukora amafaranga nta gishoro, waba ukora amafaranga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nabahaye link muri description y'iyi video, ugende uyikande, ugende ukore flow niyo ya mbere, ubundi kugira ngo ubashe kubona video tugenda tubashyira mu bambi. Twabonye ko group WhatsApp group bari kugenda yombera zigenda ziva, ahubwo haje new features ariyo WhatsApp channel, ariyo abantu bazajya baranyuzaho ibikorwa byabo kandi bifite biri lego bitari unlego. So nkibisanzwe genda ukore flow kuri channel yacu twayikoze kugira ngo tufashe kubasangiza ibyishimo ku bantu bakoresha imbuga n'abantu bakora amafaranga nta gishoro. Nkibisanzwe nkuhaye ikaze, genda ukore join. Ngiye kuza mbasobanura byinshi kuri ibyo YouTube yagaragaje n'ibyo yavuze n'ibyo ugiye kwirinda kugira ngo utazaboneka muri abantu bazasubirwa cyane, muri abantu bazakora imirimo kurembwa na YouTube 2025. Okay, nongeye guhereza ikaze, amahoro y'Imana abane nawe. Yego nkibisanzwe nabwiye uko ngiye kubasobanura ese yamabwiriza agiye gushyirwa mu bikorwa kuri 15 z'ukwa karindwi 2025. Ese YouTube amabwiriza yo yazanye ubundi azaba hatsiki kuri channel zacu kubasanzwe bakoresha channel, kubyaza channel umusaruro. So rero nimvuga uburyo kubyaza umusaruro itumva monetization. Okay guys, rero ibisanzwe nongeye kugaruka kuri cya kibazo mwambaje mutari bakeya, benshi na benshi, ariko bamenye yuko ngo abantu bakoresha AI bagiye guhura n'inkoni kuri channel zabo, nibemerewe gukora amafaranga kuri YouTube. Benshi barabimenye, benshi bagiye bambaza ese kuko nibyo. Nanjye nababwiye yuko nabashakiye amakuru mbere, nababwiye yuko nabashyize amakuru ya nyayo. Ese ubundi iryo tangazo risobanura iki cyangwa rivuga iki? Ese ubundi iryo tangazo warimenye?
ngiye gusobanura byinshi, ngusobanurire byinshi kuri iryo tangazo. YouTube rero yatangaje, YouTube irimo kuvugurura byari bisanzwe biriho yifashishije community deadline kuko ari isanzwe ivugurura kuri rero tariki 15 hagiye kuvugururwa bimwe na bimwe bitanozwe byakozwe bitanyuzwe mu mucyo. Rero muri ubwo buryo rero polisi yayo cyangwa amabwiriza mashya haba gukora amafaranga kuri YouTube binyuze mu kigega cyayo cya YouTube Partner Program igiye guhindura amabwiriza mashya bari basanzwe bakoresha YouTube mu buryo bushyashya. Ubuhe buryo bushyashya rero ngiye gusobanura uburyo bushyashya. Abantu benshi rero bibajije bambaje ese ubwo buryo bushyashya bazanye ni ubuhe? Ubwo ari busanzwe buriho nk'ibisanzwe ko YouTube yabisobanuriye, ariko igiye kuza ikora icyo bita kumodifiya, kongera noneho ikongeramo utundi tuntu. Yego hari abantu bari basanzwe bakoresha AI mu buryo butandukanye, ariko ikintu ugomba kumenya, hari abantu bakoresha AI mu rw'inyungu zabo baharabika abandi, bigatuma batanga ibitekerezo kuri YouTube. YouTube nayo igashaka ukuntu ikora update, ishaka ukuntu yahana abo bantu. Nkuko nabikubwiye ejo mu mezi abiri ashize, YouTube yazanye akantu gashya abantu benshi batari bamenyeye ko gusiba channel itabahaye strike guy. Abantu rero babona channel zabo barazisibye bagira ngo ni kwa kundi views zibura zikonya zikagaruka, ariko baguye mu kantu. Channel barazisiba burundu, ukora niyo bita appeal ubujurire ntago banayidusubiza. Yewe dore uko banasibye na channel zidafite na video. Ibyo rero twabyisanzemo. Rero ni iri tangazo rigiye kuba kuri 15 z'ukwa karindwi. Ntugire ngo ni imikino, buriya ni ibyanyabyo. Reka kwanza manze masone icyo bita YPPP. Ese YPPP ni iki? YPPP ikuyemo ibyo bintu ku bantu bakoresha YouTube. Ugomba kumenya iri jambo mu magambo ahinnye. YPPP iki nicyo kigega kigufasha kwemera gukora amafaranga kuri YouTube. Nongere mbisubiremo, ushobora kuba ukoresha AI kuko bavuze ngo AI ku bantu bazikoresha, ku bantu bakora video zitanyuze mu mucyo, ko batazongera gukora amafaranga kuri YouTube. Rero muri ubwo buryo rero icyo kigega nago kizemerera abakoresha binyuranyije AI mu buryo budahwitse gukora amafaranga kuri YouTube. YPPP mukangiye kwasobanura full words icyo isobanuriye mu magambo maremare. YPPP allows creator to earn revenue from their YouTube video through ad-driven share channel memberships. YPPP yemerera abaremyi cyangwa abakora YouTube gukora amafaranga binyuze muri YouTube channel zabo, muri video bashyira kuri YouTube channel zabo hanyuzemo yo bita ads cyangwa publicity, basangira amafaranga yabo kuri channel zabo nk'ubufatanye bwa YPPP. Yego niko bimeze. Ubundi ubusobanuro bwa YPPP icyo isobanuye. YPPP ni a program that allows creator to monetize the content through ads and other features. Ni program yemerera abaremyi kuba baba monetize kuri content zabo hanyuzemo ads cyangwa publicity n'izindi features shyashya bugenda uboneka kuri YouTube channel. So YPPP rero mu magambo maremare guy, mu magambo maremare isobanuye ano magambo uyashyire mu mutwe kuko akano kantu ushobora kuzahura nako nimukoresha YouTube. YPPP in full words. YPPP, Y isobanuye YouTube, pa ya mbere isobanuye partner, iya kabiri isobanuye program. YPPP ni full words isobanuye YouTube Partner Program. Murabizi ko ari ikigega kigufasha kuba waba monetize ku bantu buje amasaha bakaba baruje na subscribe, bagera muri icyo kigega nicyo kibemera kuba bakorera amafaranga kuri YouTube. So rero YPPP mwayimenye. Ese ubundi ni iki YouTube yavuze abantu bazemera gukora ubundi buryo gukora amafaranga kuri YouTube? Ese abari basanzwe bakoresha niye impact igiye kuba habaho bari basanzwe bakoresha YouTube?
Reka tumanze tugaruke kuri yo bita AI kwa basanzwe bayikoresha. Dore ko ariyo banyandikiye bambaza nzakora video mbasobanurira ngo ese AI niki giye kwibaho. Ku bantu bakoresha channel AI bakinjiza amafaranga, hari ingaruka zigiye kubaho mu buryo bakora ibintu bitanyuze mu mucyo. Abantu bakoresha AI birimo bikubiyemo ibintu bitemewe kuri AI. Twishimiye kandi duhereza felicitation ku baremye cyangwa bakoze AI, cyane cyane mu buryo bwo gukwirakwiza cyangwa mu buryo gusangiza cyangwa kugira ngo bongere inkuru zabo zikwirakwire. Kandi imiyoboro ikoreshwa AI mu buryo ikomeza kwemererwa gukora amafaranga online. Yego bivuze ko monetization kwakoresha AI mu buryo buzima bemerewe gukorera monetization no gukora amafaranga kuri YouTube bakoreshe AI. Yego nibyo birashoboka. Imiyoboro yose igomba gukurikiza policy cyangwa politike ya YouTube channel ya community deadline, so mu buryo bwa monetize. So rero nutabikurikiza ntabwo uzemererwa gukorera amafaranga ukoresha AI. So bivuze yuko niba ukoresha AI hari instruction igenga AI mu buryo bwa YouTube gukora amafaranga muri YPPP nko nabikubwiye. Hari abantu bakoresha AI mu buryo bwo gushaka kwandagaza abantu kujya bakora inkuru, mu buryo bwo gushaka gukwirakwiza ibihuha, kuko YouTube uko nabikubwiye community deadline icyambere kizatuma ishaka gukora icyo bita impinduka ku itariki 15 z'ukwa karindwi, niyo bita spam. Nk'uko nabikubwiye, spam ni ibihuha, amakuru ya maringa, amabeshyo. Rero niyo AI hari abantu bayifashisha babeshya, uko byagenze kuri umudepite witwaga Kwanzi wo muri Uganda. Hakwirakwiye video asa nkaho ngo agaragaza umupuri we. Abantu benshi bagira ngo ni video ariko yandikiye Google ayisaba yuko ari abantu basigaye yifashisha AI bandagaza abandi nk'uko nawe bamwandagaje. Rero Google ifatanya niyo bita YouTube ikareba igakusanya ibyo bibazo igashaka igisubizo cyayo. Ni ubwo buryo rero niyo yashatse gukora amavugurura mashya ku itariki 15 ayo mugiye kubona mwari musanzwe mubona. Ubwihariko ku bantu bakoresha AI mu buryo bari batari basanzwe bazi, mugomba kumenya byinshi kuri attention, kuko nimukoresha AI mu buryo butari buzima YouTube channel zanyu bazazisiba nta kabuza. AI rero iremewe kuba monetize, ariko mu buryo YouTube yashyizeho, mu buryo mugiye kubona ku itariki 15 bigiye gushyirwa mu bikorwa. So rero nk'ibisanzwe izi mpinduka zigiye kubaho mugiye gutangira kuzibona. Twabonye YouTube yasobanuye yuko yagaragaje yuko hari ibitaranyuzwe neza cyangwa ibitaranosowe neza, niyo mpamvu ku itariki 15 Nyakanga igiye kongera igarure andi mabwiriza mashya yarasanzwe ariho muri ubwo buryo bwa YPPP. Ko nabibasobanuriye ngo YouTube Partner Program mu bantu bemererwa gukora kuba baba monetize. Rero niba ukoresha AI mu buryo butari buzima, mu buryo bworabika abantu, mu buryo budafite amakuru ya nyayo, ntabwo uzaba monetize. Yego n'abasanzwe bakora video zitari umwihariko nk'uko nabikubwiye ntabwo bazemererwa kuba baba monetize. Umwihariko ni ibihe? Ku bantu bakora documentaire, ku bantu bakora video za recap, ku bantu bakora video zitari umwihariko wabo, hari instruction ya YouTube barayizi. Mu buryo rero nawe ukora video uyikoresha ibindi bikoresho udakurikije yo bita YPPP Partner Program cyangwa YouTube Partner Program, udakurikiza instruction yayo ntabwo zirirwa uba monetize. Bivuze yuko instruction igiye guhura nuko wakwemera gukora amafaranga kuri online binyuze mu kigega cya YouTube Partner Program. Rero ndakeka ko abantu bakoresha AI mu buryo buzima bazemera kwa applying monetization uko bari basanzwe babikora, bakayibaha nta kabuza. Kwari basanzwe applying ka monetize bakayibaha nta kabuza. Ngiye ntabwo ndabizi ko abantu babikoresha babona monetize, ariko ntabwo ngiye nkoresha AI muri video zanjye kenshi. So rero ntabwo ari AI gusa nkuko nabibabwiye, ku bantu bakora video zitari izabo bitari umwimerere nabo bazahura n'iyi nkoni ya YouTube yo gutemera gukora amafaranga online. Rero nabasobanurira byinshi nkuko nabibasobanuriye yuko iyi AI ku bantu bayikoresha
mu buryo butari buzima ntabwo bazemerera gukorera amafaranga online mu buryo buzima. AI hari abayifashisha abandagaza abandi nk'uko mujya mubona Gisegete bamufashe bamugwanyishe na perezida wacu, ukabona umuntu bamubyinishije atari we, ukabona mbese ibintu wenda ibyo ni ibintu bizima, ariko hari ukuntu ubona umuntu ukabona baramwandagaje. Kenshi hari amavideo ari kugenda trendinga ya Putin, nuwo bita ba Putin na perezida wo muri Israel, wa perezida wo mu Buhinde, wa perezida n'abandi bagiye batanduka, ubona bagiye babahindura abana, mbese ukabona bari kubakoresha muri konti zabo. Muri ubwo buryo rero hari bamwe na bamwe hari batazaba baremererwa gukora amafaranga online bakoresheje izo AI zabo mu buryo bwo guharabika abantu no gusuzuguza banabagira abo batari bo. So rero YPPP nk'uko nabikubwiye ni YouTube Partner Program. Hari impinduka zigiye kubaho kuba waba monetize uko wakora amafaranga ukoresheje ibikoresho YouTube yatanze mu buryo udakurikiza YPPP mu buryo bwayo yashyizeho. Rero kuri tariki 15 mugiye gutangira kubona impinduka mwari musanzwe mutazi ko zirimo, ariko mugiye gutangira kuzibona kandi zishyirwa mu bikorwa. Nk'uko nabikubwiye mbere, mu minsi ishize YouTube channel zose barazisibye, ugasanga YouTube channel barisibye nta kintu kigaragaza uko yari kwiye gusibwa, nta kintu cyanyacyo cyatuma hasibwa iyo channel. Ukabona YouTube channel barayisibye, noneho hari ukuntu wagirirwa amahirwe make ufite na channel nyinshi, imwe bayisiba n'izindi zose akatazirutira akazisiba. Ariko nyine iyo byagenze gutyo ntabwo burana na ubana n'umuhamba. Rero nta wamenya ni YPPP cyangwa n'izo instruction zigiye gutangira kuri 15 z'ukwa karindwi, na wamenya icyo bizaza bihatse. Rero n'abasobanuro byinshi bahereza usobanuro bwa nyabwo kwakoresha YouTube mu buryo bwo gukora amafaranga ku bantu bakora ibinyuranyijwe na YouTube, ko batazongera kwemererwa kuba baba monetize. So ndakunda cyane so boss sample nk'ibisanzwe wagezeho bya mbere bari gutrendinga. So ndakunda cyane katumenye byinshi.